Nanone ndabasuje bavandimwe, nk'uko mubibona turi muri application ya Payi. Ese Payi izaba crypto cyangwa izaba digital currency? Icyo ni ikibazo buri umwe ashobora kwibaza, kukibonera igisubizo bikaba byabanza kugorana, ariko igisubizo ngiye kukibahereza mu buryo bworoshye. Payi ishobora kuba crypto ariko ikanaba digital currencies. Payi izaba digital currencies igihe izaba yamaze kwemerwa gukoreshwa guhaha, haba mu buryo bwo mu gihugu cyangwa hanze, ariko ikagira urwego ruyigenzura mu buryo ishobora kuvuga ati igenzuwe n'igihugu runaka cyangwa se igenzuwe na banki runaka. Icyo gihe yaba ibaye digital currencies, ariko ubu tuvugana iri crypto currencies. Rero ugomba kumenya itandukaniro riri hagati ya crypto currencies, ukamenya n'itandukaniro riri hagati ya digital currencies. Ibyo nibyo ngiye kubabwiraho muri iki kiganiro kigufi tugiye kugirana. Rero digital currencies ni ifaranga riri digitale ariko rikaba rigenzurwa n'urwego runaka. Urugero, rigenzurwa wenda na leta cyangwa se na central bank runaka. Icyo gihe iryo faranga riba riri digital currencies. Urugero nabahereza kuri digital currencies ni amafaranga dukoresha kuri mobile money, Airtel money. Ari amafaranga yose ari digital currencies kuko ari controlled by the government, akaba controlled by the central bank of the government. Ibyo byose bibihesha uburenganzira bwo kuba digital currencies. Ni ifaranga ry'ikoranabuhanga ariko rifite uburyo bwo kugenzurwa. Bigatandukana rero na crypto currencies. Ubundi biva ku ijambo crypto. Crypto ni ijambo risobanura guhisha, ikintu gihisha. Crypto currencies rero ni ifaranga ry'ikoranabuhanga naryo kimwe na digital, ariko ryo rikaba ari ifaranga rihishe. Bisobanuye ko ryo ni ifaranga ridafite ikintu kiri control, ritari under government, ritari under central bank. Ni ifaranga riri crypto, rihishe ukuntu. Rero niho bitandukanira. Ni ifaranga ritagira ikirigenzura, riba rishobora kuvunjwa nta bargaining yindi ibayeho, ntaki. Iyo niyo ihita irigira crypto. Rero Payi network, iyi coin yacu ni crypto currencies kuko ntabwo umuntu yavuga ko rifite ikintu kiri control. Urarivunjisha ukabona ama currencies runaka atandukanye, kuko ubu ngubu nk'ikigo cya OKX urajyaho ukarivunjisha rikaguhereza igiciro kiriho muri iki gihe. Rero ikintu nababwira nuko Payi ishobora kuzamara igihe kinini ikoreshwa, kandi uko izagenda imara igihe niko agaciro kayo kazagenda kazamuka, kuko igihe kizagera igende izamurirwa agaciro bitewe n'uko rizakenerwa ku isoko, bitewe n'uko hamwe bazagenda baryemeza nka currency bagomba gukoresha. Ibyo byose tugomba kubimenya. Rero ikintu nababwira ni ukubika Payi zanyu mukazibika kure, kuko igihe runaka kizagera Payi izamuke. Rero ikindi nabasaba ni gukora subscribe kuri ino channel yacu, mugakora share kugira ngo iki kiganiro kigere ku bantu benshi, mugakora like kugira ngo YouTube izabone ko iki kiganiro cyafashije abantu, hanyuma igende igisharinga kuri buri umwe, kuri buri bose, kugira ngo bamenye amakuru agezweho ku bijyanye na Payi network. Ndabashimiye rero, mwari muri kumwe na Jean Claude Nowe Yamuremye. Ndabashimiye cyane, mukore subscribe kuri Noh Gaddafi official. Murakoze.